niswe see you again. Yumva kuri mikoro nitwa Kai Proctor. Indirimbo nkizi kuri YouTube channel yitwa Kai Entertainment. Acemi igihe tutari kumwe nshuti yanjye, ngo nkubwire ibyo nzakubwira nongera kubona. Twaturutse kure ahandi twari twaratangiriye. Icyo basi nakubwira kano kanya nzakikubwira ninkubona nanone ninongera kukubona. Ayiwe urabizi indege twazamutse ibyo twanyuranyemo, dore turi kumwe ntago tukiri kumwe muri zanzira ngo tuganire. Ya mihanda twasekeragamo ubu noneho isigaye yaratandukanye. Isigaye ya minsi twabaga turi kumwe dukorana dushaka ahantu hejo hazaza heza. Ni gute basi iby'imiryango twaganiraga wansize, ibintu byose nanyuzemo banakifuza kuri kumwe, none dore waragiye. Acemo igihe kirekire tutari kumwe nshuti yanjye, ngo nkubwire ibyo mfite kukubwira nzabikubwira ninongera kubona. Twaturutse kure hahandi njye nawe twatangiriye, hanyuma nzakubwira byose ninongera kukubona. Ninongera kukubona. Njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo nyizi ni kuri YouTube channel yitwa Kai Entertainment. Bwa mbere ndi kumwe nawe numvaga afite imbaraga, none dore ubucuti bwacu warabwishe. Twabaye nk'igihango cyamenetse, twakundi wamfataga nk'umuvandimwe wanjye duhuje amaraso. Dore byose byararangiye, ubu nsigaye ndi jyenyine, ubu nsigaye numva ndi gucubira. Ni gute twaganiraga iby'imiryango, ibintu byose twanyuranyemo biri imbere yanjye. Reka urumuri rutuyobore, dufate ibintu byose bikunyibutsa byose mbigumane. Umuhanda wose wanyuzemo ruzakuzana mu rugo. Hacemo igihe kinini tutari kumwe nshuti yanjye, ibi byose nshaka kukubwira nzabikubwira ninongera kukubona. Twaturutse kure ahandi twatangiriye, nzabikubwira byose ninongera kukubona. Ninongera kukubona. Kai Proctor. Yeah. Niyongeye kukubona. See you again.